Mu masaha 24 agize umunsi nta masaha meza abaho nk'amasaha yo kurya. Mu gitondo, saa sita na nijoro. Ibi nibyo bice bitatu byiza bigize umunsi. Kugira ngo umuntu agere ku isi byanyuze mu biryo. Kugira ngo yitandukanye n'izindi nyamaswa nabyo byanyuze mu biryo. Ibiryo nibyo byatumye ubwonko bwacu butera imbere butandukana n'ubw'izindi nyamaswa tugera aho dutegeka isi. Ibiryo nibyo byatumye twubaka ubushobozi bwose bw'ururimi turavuga mu gihe izindi nyamaswa zitavuga. Ibiryo nibyo byatumye duhitamo ahantu hamwe turahatura, twubaka isi tuyihindura uko imeze uyu munsi. Uko buri muco ugira ubwoko bw'imirire butandukanye n'ubwundi, nibyo bishyira itandukaniro hagati yacu twese abatuye isi. Itandukaniro rinini ryacu twese abatuye isi rishingiye ku byo turya. Bisa naho buri gihe kugira ngo abantu bicare baganire ku ngingo runaka zibafitiye akamaro zibateza imbere, bagomba kubikora bazengurutse ibyo kurya cyangwa se ibyo kunywa. Ibi kandi bimeze uku nguku kuva kera. Mu myaka 200 ishize, nyuma gato y'uko tugera ku isi, kurya byari igikorwa gisanzwe kigamije gutuma abantu babaho byonyine. None dore twateye imbere, hasigaye hari ubumenyi bw'ibiribwa. Basigaye batubwira ibyo turya, igihe tubirira, uko tubirya, kugeza no kutubwira niba tugomba kubirya twicaye cyangwa se duhagaze. Ibi byose ngo iyo utabyitayeho, ubwo ibyo byo kurya byawe ngo nta kamaro kanini bigirira umubiri wawe. Nk'ubu ngo kurya neza bikagirira umubiri wawe akamaro, ngo ni ukurya udafite ibindi bintu ugiyeho bikurangaza. Ukicara ukarya byonyine, utareba televiziyo cyangwa se utarangaye. Ninde muri twebwe ujya atekereza ko ibyo kurya bikuryohera cyangwa se bikakubihira bitewe n'uko bisa? Bagupfutse mu maso bakagutamika ibyo kurya runaka, uburyohe bwabyo cyangwa se ububihe bwabyo bugabanukaho ikintu runaka kubera ko utabireba. Ninde muri twebwe ujya atekereza ko kuryoherwa cyangwa se kubihirwa n'ibyo kurya binaterwa n'umuco wakuriyemo? Ubwoko bw'ibiryo umuco wacu utatwemerera kurya, nta nubwo dutekereza uburyo biryoha. Nk'ubu hari abantu barya inyama z'inzoka, ariko twebwe nta nubwo dutekereza uburyo umuntu ayikura ku isahani akayigeza mu kanwa. Ni ibiki dukwiye kurya? Ni ibiki dukwiye kureka gukomeza kurya? Inyama, ubwoko bw'ibyo kurya bigibwaho impaka cyane ku isi, dukwiye gukomeza kuzirya? Isukari ikwiye kuribwa cyangwa se kunyobwa ite? Nitwa Ismael mwanafunzi, reka tuvuge ku byo kurya. Ni gute ibiribwa byeze mu butaka twasaruye ku kimera bibasha kwinjira mu mubiri w'umuntu bikawubeshaho? Bahaye ikaze mu kiganiro Ruziho.